Nari turaza kubipanga tuyo ukuntu tubigenza. None se she turabigenza gute se? Nza none aha twitegura abashitsi. Shano shaka ibyira idubu byihoreye. Dodo biragize. Je yaro ukuntu ndi kubipanga. Nkaza mbere y'abashitsi batatu bitegura nta kibazo. Ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabuha ni Kigali nkaba mbona umeze nkazo waje bakakogosha ukaze uko mubibona twitwa tugiye kwifatanya na shehe mu bintu byabaye byo kuri irayidi nagira ngo uze twifatanye niba uri mu Islam uze dufatanye rwose nari ndimo ndenda nkusanya abantu ngo baze tugende tujye kwifatanya na shehe ugize ngo kuri irayidi kuri irayidi uyu munsi ntacyo Sanga anga nayo waherukaga vuanga anga naherukaga ejo bundi mu gisibo igisibo ejo bundi igisibo cya Ramazani ejo bundi hano twarahaje cyane rwose nako ntawe urimo mbona atarimo araza kandi hari byinshi tuba tugiyemo Kristo Yesu akuzwe nako assalamu alaikum gukira nakwitinanyaga na irafasha ariko murasa undi nago mufukana oya rwose nago warugiye kure nyine buriya irafasha ni mukuru wanjye niyo mubona dusa ntari binari rwose she harimo wambwira ko twahageze ese ntago dufite karibu kamubarebe okay ntacyo ni mwinjije nta kibazo karibu hano ujye wisanga hano ni kwa she turaziranye cyane ku matura barakaje Assalamu alaikum she wa mubarakati ugize ngo assalamu alaikum shehe soko uturuka kuri paruwasi musigiti wa Kimironko yego murakoze cyane no ku mudugudu none shehe ibintu byagenda gase biri kugenda turi kubona ibintu bigenda tutaza biri kugenda biragenda niyo byanze mu ntara bisuye twayirukanaga mu minsi yashize kuri radio zo bundi rero narayikunze nanjye nayikunze cyane ariko ari bitaragenze neza muri ari bitaragenze neza urabona ko kuri radio yarimo abavumbi batangaje bateye n'ubwo ugize ngo yaje kubangamira bamwe muri bagenzi bacu ku buryo bumvaga banava mu idini bakaja kwibera abakatolika bamwe batabo barasilamu rwose mbunganire rero ntago bari byiza kubona abantu oya ntago niyo mpamvu nyine namwe ndi kubona muri abantu beza rwose mwavamo abisilamu beza muri abisilamu beza rwose no biragaragara nawe nubwo ureba nk'agahene baza kuvuga umwisilamu mwiza siba kandi rwose yego mu nyunganire gato turakunganira harya irayidi yarabaye niyo turi muri munsi iyo niyo turi kuvuga yarabaye nubwo itagenze neza bamwe mu bakristo bashaka kuva mu bamwe muri Islam bashaka kuva mu nuza ugize ngo baje abakafiri bamwe mu banuza mu basenga mu idini ariko natubura kuvuga njyana biri kujana ariko yarabaye okay nukwihangana ngize igihombo gikabije ariko twagize igihombo gikabije kuri uwo munsi ariko nta n'ikibazo nta bibazo bihari nyakuri ibibazo ntabwo umuntu yabura ubwe cyane ko nsanze irayidi itabaye uyu munsi nta kibazo kuko buriya yarabaye ubwo wumva uje gufuta rero oya igihombo twagize nuko haje abavumbi
ariko sheye n'ubundi iyo ngiyo siyo ngingo nyamukuru yatuzanye hano hari iyo ngingo rata ariko nyine nk'umuvandimwe tuba tugomba kumukomeza turashe ku ntego rero ingingo nyamukuru yatuzanye hano ni ukwiga ku kibazo cy'abavumbi kiriya kibazo babonye ko ubushize byabaye bibi niyo mpamvu we ngubonamo umuntu mukuru rwose twajana inama tukamenya ibintu aho biri kujana ku buryo twamenya ko igisubizo turafata ni iciye kirava he kiraja hehe ku buryo no muri sena batubona bakavuga ngo turi abantu b'abagabo rwose bashobora kwifatira imyanzuro bakavuga ati uyu musigiti uramera gutyo urakoroka tukamenya ngo ibintu biri kuja muri iyi njyana cyangwa se tukamenya ngo izirangwe bazitahije cyangwa bari kuja guteka he bari kuja kuvomera he nyine tukifatira imyanzuro nk'abantu b'abagabo ku buryo nyine no kuja mu ijuru rega bizasaba abantu bazi kwifatira imyanzuro no kuja mu ijuru ari ibintu biri aho ngaho rwose ariko shehe aryamye shehe ariko buriya shehe muretse guhera kare nagucetse ubundi wari umwisilamu wuzuye uno mwana namaze kumubona uyu ni umwisilamu ariko umaze nk'amezi abiri mu yerekana mpamvu tujye mu irayidi woje gufutura mwihorere uyu ni umwana uyu ni umujadini mbasha mureke tuvuge ibyo tuvuga erega we ikintu kuvuga kuba ntaramenye ko irayidi yabaye nuko nari ndi mu bitaro ariko ntabwo nari mbebewe ko irayidi yabaye nyine ariko ubutaha nayizamo ahubwo iri tariki zingahe shehe ko nawe gutangiye no kunshanga mwa kuko mbaza irayidi ndi munsi zibera nawe uzi irayidi tariki ziwe ariko nacu atubyirengagize kuko niyo waba uri umuvumbyi nta muvumbyi waza kuvumba inama Asumani uri kureba turagiye inama no kunoza yabaye izira mihuro z'irayidi nibyo nari ndi kukubwira hano harimo akavuyo abana imbwa ihene ingurube n'ukuntu z'ingurube tuzanga munoza mu bisilamu ibintu by'ingurube bizi ni haramu turabyanga mukuntu ako kagurube se yo mu kabaga mu kakari ukavuga rero haramu ni haramu ukakarya twikomereza inama yacu ntabwo ibyo ngibyo byadutinza ako shehe icyo bibiliya yari tubwira ariko waruje kuzimu kubera uri kubijana mu bisilamu korowani tubwira bibiliya yera urashehe mvuga ibintu mukabigira imikino rero mbona haramu nkayimenya simvuze haramu nabonye ariko reka twifatire ibihano dushyireho n'umuntu uzajya uhana umuntu wavumbye rega wundi kukubonamo nk'umuntu wenda hashize nk'ukwezi tubiri ufite ubwenge nta kibazo ntacyo igihano cya mbere dore ngiki ni ukujya dufata uwo muntu ugaragaye tugahita tumushyira imbere y'abandi bose mu ruhame bose bahita bamumenya ku buryo nabo bazahurira no hanze bazajya bahita bavuga ati dore umuntu ni umuvumbyi ako kantu bwira ko mfite ubwenge ngo urabufite ariko nawe buramenyekana erega buriya ibyo bitekerezo mfite n'iby'inyamiga cyane nanjye ku kantu ndakumvije icyo gihano cyaba yego pasiteri yego shehe none se diako ko twakubuze ku rusengero ari we bari kubatirisha bimeze mbona haramu nkazimenya ntiwabonetse muri niba ture petisiyo wayisibye urumva koko bimeze bite n'uwo wavumbye inama noneho we umenya none ayoboye na bango kuze cyato guhagarike murakoze rero shehe nagatekerezo k'inyamibwa ngize kuri bano bantu baza kuvumba inama no kwiradi bakaza kugira byose twamukoreye icyapa cyanditseho kafiri ubwo n'ahandi hose azajya kuvumba atazigera bavumba na rimwe satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibi bintu twakabikoze ariko kuko ari umuvumbyi wa mbere nta kuntu twamubabarira cyangwa se akabikora Yesu we Jesus Jesus